cya gisaza cyanukiye mu kabari kanjye akubuse nagaro wana uretse muri akozesha mane mukubita mu baby umucumbikire kuko ngiye mba mu rugo nurangiza umuryango Joyce se kuri yawe amakuru ni meza n'ibintu wankoreye nibikese kandi ndasubiza amafaranga yanjye gira vuba kandi akanya gira kumereza amafaranga uramenye utazakora amabara kare aha cya gisaza cyanukiye mu kabari kanjye akubuse nagaro wana uretse muri akozesha kirangise cya gisaza kirangise noneho kiragakira navuze ko simbyitaho harimbwa zanamukubitira mu yahagarara uyu munsi koko buri munsi manyinya koko iyo atazanamo iby'amabuye ngo mucangemo isi n'inkoni mwari murimo murapiki yaje mu kabari kanjye ubuze ukuntu yaje akanonganya akanuka imbere y'umwana wanjye mupiki se n'ikintu cyo ari igisazi kiraza kikanywa cyamara gusinda kikaba nk'ikintu cyasaze zamukubita urushyi byo gusa yatuma byihorere yaraje ngo hari sararanga ngo nacururishije ngo umwana asanzemo umwana wanjye arimo aracuruza hanyuma se umwana adakoze yakora iki ariko rero singiteho nawe uri mu makosa ntabwo gucuruza umwana inzoga byemewe umwana mutoya noneho gatese Pawulo yaranditse ngo umuntu udakora nakajye umuntu wese agomba gukora niba umwana ndimo ndamutoza gukora ni ugukora nyine none kujya ufata umwana utubuze n'imyaka ingahe ukamushyira mu kabari nyorohera uri mu makosa ubwo uragira ngo ntakubaza ibyo mwari murimo wowe na kiriya gisaza usibe ko gikekeje ko n'itambo cya sari kingiye ni gupanga nacyo sha reka nkubwire wowe niba utangiye ibintu uri umwangavu gutyo ukajya guteretarana na biriya bisaza kiriya gisaza ubona ari ikintu gikwiye cyane nayo kinshukisha amafaranga nkambwa ati mpinzira n'itambo kire kikanga mukunda amafaranga reka nigendere ariko ubundi sindika rero mbanza n'ubundi wajijije n'umugore wawe ubundi abana barabatangiye gukunda amakuru ya Joyce ubundi by'urugo rwanjye si urabishima uri umugenzuzi n'ubundi umva ibintu byose wabisazemo wabigize akavuyo nuko mwubahuka rero ubu nawe uranyatatse uranyubahutse umugore baramujuje baramusize hehe birakureba iki abana barabajugunye baba birakureba hiki biki rero ndimo nkugira inama ngo wikontorore none utangiye no kunshingaho nushingaho ndakumena yewe simbyitayeho sinjya nzana ibintu by'imikino gutyo jewe uzajya umenya ko ngiye mba ntakina mu bintu byose mbamo ibintu by'imikino nta biba birimo utazazana zagucangana na kiriya gisaza ndabona ariwe mwimenyeranyije cyane
namera gute namera neza gute nta bukonje ngifite nawe ntabwo ufite Jesse yankoreye mbese wese muracyari kumwe reka reka njye namutaye inyuma kera bwa ntabwo ari umuntu mazi Ponde unyikurutishwa imbere wa rusaza wamvuye imbere ako se bite byawe ibibazo bihese bibazo ariko banze simbyitaho yarakoze yongereje ceceka byihorere none se urimo urajya he ngiye hari imbere ariko mama muvandimwe uramenye ntuzajye mu bapfumu byihorere wabona ugiye mu bapfumu oya byihorere we ibyo byihorere kandi abapfumu barya abantu ntibagarure ibyo bindekere byihorere ariko muvandi reka nkubwire nubwo umugabo yakwishe nabi turabizi cyane natwe aratuzengereza niyo twagiye kumunywera yenda kutwica ariko urambaza iki byihorere icyo nkora ndakizi ariko ntujye mu bapfumu mukobwa wa mama ndabizi yewe data we ubwo uragiye ariko ugarukire hafi ntujye mu bapfumu tunywa inzoga tukagira gute ariko abapfumu ndabatinya ngaho genda ariko ugenda amahoro usuhuze simbyitayeho buragiye mu bapfumu azi ko ibibazo wahuye nabyo bijya gusa n'ibyanjye ni ukuri kw'Imana umugabo rwose amaze afite amateka ameze kimwe none se kumamagaye cyane numvaga ngukumbuye pe igabura nubwo yakundanaga na Thierry nanjye nkundana na Thierry ubundi nabonaga ariwe tuberanye nabonaga ariwe nko tuberanye twahuye sinakubura akantu mu kaboko kwa simbyitaye uriya mugabo mbonye se wasaze ku muhanda kugenda asaragurika mu baturage babanye n'umusazi ku musozi byoroshye ndabona yabuze byagenze se ko nsanze ari kurwana n'abasaza mu nzira agenda bizi barimo barahira ushaka akazi gafunguye nawe ugira ubuzima bagafunguye pe mbona ari gusa mu muhanda agenda arwara n'abantu afite niba wampa umwanya nyine nkakubwira akari ku mutima wanjye none tugahorera no kugurira akantu nyine nkakubwira ati nari nshaka ko dutanga umwanya wawe umpaye rwose usha abagore bo muri iyi minsi we uriya amafaranga agiye kuyaterera abapfumu bayarye kandi abapfumu se baramumarira iki abagore baratuzengereje buragiye kuyaha abapfumu birire bamupfusha ubusa ubundi ahasigaye n'ubundi niba ari imiserero bakomeze base ariko buriya bamugira inama tukayanywera ubundi akabyihorera simbyitayeho atanahari ariko iby'abapfu biribwa n'abapfumu ntajyana ntibashaka bayarya birandeba kiriya nacyo kirimo kuntangira kimbwira ubusa gusa kizi gahunda nigiriyemo kiriya nacyo ni igisazi reka njye nkigurira buriya nyine ibyo ngiye nigirira ariko mbona warembye cyane ijoro ugiye nyine urumva hano nta kibazo wahura nacyo uteke urye uryame ushobora kuza ntinze cyangwa wenda nkaza buri buke nyine rero ntugire ikibazo
Ese urabona twaba i Kigali tutagiye? Ushatse kuvuga ko ugiye mu kazi nijoro? None se Kigali mukorana nijoro kandi? Wa mwana we tuza uteke urye, ibyo kurya birahari. Na ji muri firigo irimo, ubwo nyine uryame ndaza. Ndumiwe. Saa 11 umuntu w'umukobwa akifata akagenda ngo agiye mu kazi. Ako se imyenda yambaye, iyo yambaye nanjye ntunyamitse ni ukwicara niguma wabona Mukecuru uraho neza mubyeyi? amakuru yawe Amakuru ni meza. n'ibintu wankoreye Nibikese kandi. ndaje usubize amafaranga yanjye gira vuba kandi aka kanya gira kumereza amafaranga Uramenye yanjye utazakora amabara. urayampa Aha mu muhanda Ibyo wankoreye. uramutse ubigenje uko nguko wakwikura naho waruri. ibyo wankoreye Abakuru bakugwa nabi urumva? ngaho se mbwira inama Abakuru bakugwa nabi. reba amafaranga nakuzaniye ndakubitwa Umva none genda gatiya n'ubu barakumva ngaho rero mbwira uko byagenda kuko narakubiswe narawuguhaye. Umva rero mukobwa ndakumva urimo urabyumva ndumva utazakora amabara ugasanga uvuye naho waruri. Umva ngo inama ntuzi ko umuti nawe uguhaye. ndawumpaye Ubwo rero kundenganya ko umuti utakoze byari ngombwa. ndakumva None rero uzi ukuntu ibintu bimeze. Narakubwiye ngo ugomba kuzana umufuragiro. Ugomba umukubita gihugu. Hanyuma noneho imigu wari kuzayizana ngo uwa burundu. Urumva? Ibyo byose barabikora. ese burya niyo mpamvu akankubise nijoro akankubita mu gitondo Aha, ntiwumva niko byagombaga kugenda. Waragiye ntiwagaruka. None kuba utaragarutse rero wabuze ubushobozi ntiwarenganya njyewe. Waribuze. Kandi buriya nariya amagambo nariya amatiku ushobora gutera uri ku muvuzi abakuru babyumva nabi. Ntuzongere. ariko buriya ntacyo nzagaruka reka ngende hoje uyashake uzarebe ko bitazagenda neza ntibizagenda neza. Cyagenda mama. Umugabo kataza samwe yambeshye ako ntabwo yambeshye ntambara bavuga ngo yabereye hano asimbyitayeho ntabwo gapi iminsi myinshi mwana niziteze iminsi myinshi tutabonana meze neza se none nahanga ugihagera hasi kari nk'iwacu aho hose hakani iwabo bakari kwazi mu gitondo cy'uhagera hari umunsi se ntitamo hano ndi hano ahubwo ntabwo n'ubwa mbere nari musanze ahangaha wayanze ahangaha ndahazi ibi bintu se warabyize ibintu bishobora nyenyera kumva cyane hatari noneho urarenze aha ariko umeze neza shameze neza shaka bi naho ubundi nari mfite icyaka cyinshi cyane sunda wagakira sha gaburi fake man utese uri fake man mukubita mu baby ngo muncumbikire kuko ngiye mba mu rugo nurangiza umuryango Joyce se ako Joyce ntabwo uzi ukuntu Joyce byagenze ngiye Joyce cyagiye urambwiye ngo ngende mucumbikishe mpamagaye Daniela iwabo barakatira bya hatari mpamagara n'izindi nshuti zanjye bose barakatira nawe yari yanze kuza arambwira ati mana uhitamo kumurarana ma none nari kubigenza yaragiye ageze hirya ngo yumva igisimba ngo kirakomye gikomye ahita agaruka mbese umuntu ari kubigenza ariko nge nzabikwishyura
akajyana none se wazamenyishyura gute mani biriya ni ibintu biri simple, ni ibintu biri simple pe, ni ukuri ni ibintu biri simple nta cyaga. Aha ahubwo dore sheri wanjye wari ubizi se? Uyu ni umusheri wanjye. Daniela meze utese? Meze neza. Musanzwe muziranye se? Iyo mwese turaziranye. Sheri nanjye ngwino ngwemo.